mbere ko mbereka zimwe muri performance zaranze Giant of Africa yasojwe kuri gatandatu kabera mu Rwanda ku nshuro ya kabiri muri BK Arena. Ndagira ngo twiganirire ukurikije performance z'abahanzi bose bigaragaje ni iye performance yakunyuze kuri wowe. Ese ni Adebe nonje garuka mu indi sura nshya dusanzwe tumuziho ubwenjeraga mu ndimbo yakunzwe benshi se Habibi akayimba yicurangira gitari ndetse na piano. Yakurikizeho izindi ndimbo zizakunzwe zirimo nka Thank You Ni Forever, Plenty, True Love, Sikosa, Follow Miana ndetse n'izindi zitandukanye. Undi muhanzi wishimiye cyane abafana kuri stage ni Nigeria afatwa nk'umuhanzikazi ukomeye cyane muri Afrika maginga yitwa Ayra yifashishije indirimbo zizakunzwe zirimo nka Rush Koma, Gimme That n'izindi zitandukanye. Mwibutse ko ibibaye nyuma y'igihe kitageze no ku mwaka mwene wa Nigeria yitwa Thames yanze kuza kurimbira i Kigali ngo ntabwo aza kurimbira mu gihugu umutekano wabo utizewe. Ntabwo ari muhanzi wenyine Nigeria wa performance ko harimo Timaya nibagiwe ndetse na Kiz Daniel ufashije indirimbo zakunzwe zirimo Mama Kaf Buga n'izindi zitandukanye. Nitwa Journalist Blues. Mwibutse kubanza ukana subscribe n'uterekanda kugira ngo tujye tubana mu byegeranyo byiza ngutegurira nk'ibi. Ciao ciao.